nongeye kubaha ikaze k'umuyoboro wacu twigiraho ibyigisho bituyobora mu kwiga Bibiliya. Nk'uko mumaze kubimenyera, uyu munsi ni kuwa kabiri, ni ingingo yo kuwa kabiri kuri cya cyiciro cyacu cya 9 kitubwira ngo isoko y'ubugingo. Noneho dufite ingingo itubwira ngo amagambo y'ubugingo buhoraho, amagambo y'ubugingo buhoraho. Ejo twabonye ko Kristo ari we soko y'ubugingo, none hano tugiye kubona amagambo y'ubugingo buhoraho. Mbega n'amagambo ya Kristo nayo atanga ubugingo. Ubwo ibi byaba bishatse kuvuga yuko ijambo ringana na nyiraryo. Yego rwose. Reka rero mbere uko twinjira muri iki cyigisho turarike Mwuka Wera na muvandimwe adufashe mu isengesho kugira ngo Mwuka Wera abane natwe. Padusenge. Data wa twese dukunda uhabwe icyubahiro. Amen. Turaritse imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo ize ibane natwe. Turinde kwihimbaza, twebwe ducishwe bugufi woshirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. 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 Arakoze ni umuvandimwe Daniel Imana igumugisha. Abantu batangiye kwishimira kubana nawe buriya ni byiza, ambwiye ngo ndimo ndabazanira abantu bashyashya ariko ni byiza kandi ubutumwa bwiza nubwo abantu bose. Reka rero tujye mbere mu cyiciro cyacu cyo kwa kabiri kitubwira ngo amagambo y'ubugingo. Ndifuza ko aya magambo y'ubugingo twifashisha rero somo ririmo hano igice cya 6. Yego. Yohana igice cya 6. Niba wahageze uradusomera ku murongo wa 61 ndetse ugeze ku murongo urusome 31 na 32 usimbukire ku 38. Yego rwose. Muri Yohana igice cya 6 nta kindi tuhabona usibye igitekerezo cy'abantu 5,000 Yesu yagaburiye. Yego. Rero amaze kubagaburira yikiye mu bwato. Amaze kwikira mu bwato agiye, abo bantu barabyutse n'ubundi nk'ibisanzwe, nabo bamenya yuko yikiye mu bwato nabigishwa. Yagiye ahandi. Rwose baramusanga. Bagezeho baramubwira ngo none data buja ni hano wari wibereye twagushakiye rwose. Nasanga arababwira ngo ndababwira ukuri yuko ibimenyetso mwambonanye tari byo bitumye muza ahangaha, ahubwo ya mitsima mwariye nitumye yuko muza kucaka rwose. Arangije arababwira ngo mwe gukorera ibirishira. Yego rwose. Atangira kubasobanurira iby'umutsima w'ubugingo rwose. Niho rero bageze ku murongo wa 61 Yesu amaze kwigaragaza nk'umutsima w'ukuri kandi ko urya umubiri we atazapfa iteka ryose. Arangije atangira kubasobanurira ngo Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye. Arababaza ati mbese ibyo bibabereye igisitaza kuba abasobanurire yuko ari we mutsima w'ubugingo? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byabamerera bite? Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Ku murongo be y'uwo murongo iravuga ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Abantu bari bazindutse bajya kureba imitsima nk'iyo bariye umunsi wari wabanje. Aka abantu tujye twereko no kubaseka. Natwe Yesu wacu hari igihe tumubarira mu byo yadukoreye. Abantu rwose bagize umwete kuko ejo babonye turabyuka mu cyigisho twigeze kubibona amagambo ko babonye ko uyagomba kubabera Mesiya, kuko nababera Mesiya akababera umwami batazagira inzara. Ni nayo mpamvu mu kumukurikira bashishikaye bagaca inzira zo hasi n'izo ku butaka n'izo mu mazi. Bumvaga bifuza kurya iyo migati kuko baramubwiye ngo tuhiyo mitsima iteka. Ariko bahageze abasobanurira mu mitima yabo, ababwira ko umutsima ari wo mutsima wavuye ku Mana, ko amagambo ye ari yo mutsima niyo mwuka kandi nibwo bugingo, kandi nibwo bugingo, kandi bo bazinduwe no kurya imigati igaragara. Kandi ingingo y'ejo twabonye yuko muri we hariho hari iki? Ubugingo. Muri we rero niho hari amagambo. Muri we niho hakomoka amagambo y'ubugingo. Reka wumve ingaruka yavuyemo rero ku murongo wa 38. Ndavuga murongo 66. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kongera kugendana nawe. Aya magambo ngo Yesu ababwiye mu bifuzwa byose aravuze ngo yumvikanye mu buryo bwayo. Aha handi hose bagiye bagaragaza kutabyumva neza, bati mwami wongera utubwire ngo Yesu ababwiraga ko ari umutsima w'ubugingo. Babyumvise ku murongo wabyo. Niyo mpamvu barorera kongera kugira ute? Kumukurikira. Ugato nguyu burya kumbi ni bibye. Niba tubwiye ko ari we mutsima w'ubugingo tuzamurya si bisubirirayo. Ku murongo wa 38 rero arahindukira abona Simoni Petero aramubaza ati databuja. Ku murongo wa 37 Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Nuko Petero akundaga guhubuka ariko rimwe na rimwe yabarugaga na Mwuka w'Imana. Arasubiza ati databuja twagusiga tukajya kurinde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Ngo igihe Petero yavugaga ibi bintu
yari asobanukiwe neza ko kuva kuri Yesu ari nko gutakaza ubugingo bwabo. Ni no mpamvu bavuze ngo twagusiga tukajye kwari ufite amagambo y'iki y'ubugingo. None se ko iki Petero atavuze ko ari ufite ibyo kurya by'ubugingo, ahubwo yarabizi ko iruhande rwa Yesu nubwo yahinduye ya mitsima igahinduka imigati bakarya, ariko icyari bateye ikiringiro, icyari kibashishikaje ni amagambo bamwumva nayo cyane rwose, kandi ayo magambo ngo yabazaniraga icyizere cyo kubaho nk'uko n'uyu munsi. Yego, abantu rero bajya bafata Bibiliya bakagira ngo amagambo arimo ntago ashobora kuzana ubugingo kuyize, ariko nawe tekereza gutataza n'ubugingo. Niba umuntu asoma ibyanditswe byera, yari umujura bikamuhindura, yari umusinzi bikamuhindura, ni gute biba bitazanye ubugingo muri we? Nibutse isomo riri mu Barome igice cya mbere umurongo wa 16 rivuga ngo erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizeye gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuko gukiranuka kw'Imana muri bwo imbere arimo guhishurirwa kugakomezwa no kwizera, kuko byanditswe ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Mu yandi magambo rero, aya magambo Kristo icyo yarazaniye abantu ni ubutumwa bwiza. Muri ubwo butumwa bwiza rero amagambo ye niyo yatangaga ubugingo. Ibi rero Petero yari yamaze kubyumva neza, akora amahitamo rero, abona yuko najya handi arajya mu bintu bififitse rwose bidafite ishingiro. Ahitamo kumubwira ngo twakuvaho tukajya he handi kari ufite amagambo y'ubugingo. Muri iri jambo Petero yavuze rero ryari kwemo insanganyamatsiko yitwa ubugingo buhoraho. Yego, iyo ngingo Petero yavuze ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Ntabwo ubwo bugingo Petero yavugaga byari ibintu bitazwi. Ni nayo mpamvu umwanditsi hano twaragira ngo iryo jambo ntabwo rigaragaza ukwaho kw'imyuka cyangwa se umugabane w'ikiremwa ibintu bififitse, ahubwo ni ibintu bisobanutse, ni ibintu umuntu ashobora gutangira ibisobanuro. Kubera ko rimwe na rimwe hari igihe abantu bavuga ngo bizera Yesu ngo ni abantu ngo batashira mu ubwenge, ngo ibintu bizera ntabwo bifatika. Oya, twizera ubugingo kubera ko ubugingo Kristo atanga hano barasubira ngo byari ijambo rigaragaza imbaraga itanga ubugingo, izana agakiza n'usobona ibintu bisanzwe bashobasha kubishyikira. Kubera ko hari igihe abantu bavuga ngo gukurikira Yesu urabyuka ko nabishwe bamaze ngo none se ko twagukuye twe tuzahembwa iki? Nuko Yesu arababwira ngo muzahabwa ibyo mwasize muri kurwa inshuro 100, ariko arenza ngo muhabwe n'ubugingo buhoraho rwose. Ibyo bintu abantu bajya bisobanukirwa. Kristo igihe asezerana abantu ubugingo buhoraho ni ukubaho kwiteka ryose mu buzima butari mu icyaha, ariko nanone akaga tugira nuko twebwe tubyumvira mu bugingo burangira. Hano hari amagambo nakunze batubwiye ngo mbese ahubwo ubugingo buhoraho ubwo Kristo dusezeranira, ubwo yasezeraniye abigishwa be, ubwo asezerana abamwizera, ese butugeraho bute? Yego, muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 15-16 hari amagambo y'ubuhanuzi yaravuzwe mbere y'igihe. Ni ibintu byari byarabayeho igihe Abisirayeli bari bageze mu butayu bagaterwa n'inzoka cyane, kandi uwo yabaga yariye rwose yagombaga gupfa. Ariko noneho Imana iza guha Mose itegeko, iramubwira ngo nawe fata iyo nkoni yawe uyihindure miki. Yego rwose, umuntu wese utanga itangazo uri burebe kuri iyo nzoka, yarangiza napfe kureba gusa ahubwo akizera ko ari bukire binyuze gukora kuri iyo nzoka, ari bukire rwose. Niko na Kristo yavuze ngo nuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Amen rwose. Biravuze ngo rero kubwo kwitegereza ibyabere ku musaraba Karuvari, ayo magambo nayasomye mu kugana Yesu, kugira ngo umunyabyaha ahinduke yakire aya magambo y'ubugingo muri we, bimuhindukira ubugingo. Mu kugana Yesu banditse kuri page 19 baravuga ngo umuntu kugira ngo yongere yakire Kristo akwiriye kwigishwa ibyabere ku musaraba Karuvari, akahitegereza rwose, akareba ibyahakorewe. Binyuze mu kwitegereza ibyo bintu rwose, umuntu abona yuko ikiguzi cyose cy'icyaha Imana yagitanze rwose, maze ibyo bintu akongera agatekereza kuri somo revango nk'uko Mose yabanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu yarakwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ibyo bintu rwose akabibona nk'ibye, maze kubwo kwizera akabyakira rwose. Ngaya magambo umwanditsi yashigikiye hano hasi aratubwira ngo kubwo kwizera konyine, bitari ugukora imirimo y'agahwanyo, bitari ugukora urugendo rurerure, kubwo kwizera konyine twakira Yesu, ko twizera ko Kristo yaje kubaho no gupfa mu cyimbo cyacu. Uko kwizera kutuzaho nk'impano
yego ntabwo tubyirukankaho nk'uko n'umuntu atari wowe wagiraga uruhare muri kiriya kigereranyo Mose yakoze ntabwo byari ugukora urugendo rurerure ko mu kureba ushizeho mu kwizera niko natwe ngo twizera kutugeraho nk'impano ariko tugomba kugira amahitamo tubigambiriye tukiyegurira Yesu maze tukihana tukababarirwa ibyaha ndetse tukezwaho ibyaha byacu. Izi ngingo zikwiye gukurikirana uku nguku. Twitegereza Kristo wabambiwe ibyaha by'abari mu isi natwe turimo maze tukizera maze kwizera icyo gitambo biturehereza ku kwihana kuko Pawulo aravuga ngo erega urukundo rwa nirwo turehereza hehe kwihana ni urukundo rw'Imana rutureshya ntabwo ari imirimo yacu myiza ntabwo ari isingira ngo maze tubabarire oya tubihabwa nk'impano kubwo kwizera tukihana tugasaba kubabarirwa ibyaha byacu. Ibi bintu rero kugana Yesu baratubwira ngo urumva umuntu ntiyabarirwa ibyaha bye atarayumvamo ububi bwabyo ubwo ngo ububi bwabyo niwe bitera kubizinukwa akabyihana maze akabyihanira kureka maze rero tukezwaho ibyaha byacu. Niyo mpamvu kwihana ntabwo ari uguhaguruka mu iteraniro useka oya kwihana ni bisetsa rwose ni Kristo wenyine ushobora gutera umutima w'umuntu kwanga icyaha kandi ibi bintu bisaba ikigombero tumaze kubibona kuko bavuze ngo natwe tugambira kwiyegura Kristo binyuze mu guhitamo kwacu. Niyo mpamvu Petero hano batugaragariza yahisemo Kristo ubwo bamwe bari gusubirayo abandi bavuze se uyu muntu tuzamurya koko katubwiye ko ari wo mutsima w'ubugingo. Petero we yaravuze ngo none twakuvaho tukajyayo handi kandi ufite amagambo y'iki y'ubugingo ni nk'amahitamo yarakoze yego. Hano hasi aratubwira ngo ntabwo agakiza kava mu bucurabwenge cyane ntabwo ari filozofi oya nta nubwo akava mu mateka oya rwose ibintu by'amateka ngo navutse ndi umudivi wacu na ba sogokuru hari abantu bajya bikwitisha abandi rega ngo maze imyaka 30 mu itorero ntabwo kava mu mateka cyangwa se mu bundi bumenyi bw'abantu yego ubw'ibitabo byinshi mwasomye oya kuko ibitabo ugomba kubisoma bigahindura imitima ibyo Kristo bigomba guhindura imico kuruta kubivuga mu magambo cyane rwose. Agakiza gakomoka kuri Yesu ufite ubugingo buhoraho ubutanga ku bushake bwe kandi ku bantu bose bemera kubwakira kubwo kwitaba irarika rya Mwuka Wera. None iryo rarika rya Mwuka Wera rinyura he n'ahandi ni mu ijambo ry'Imana rinyura mu bintu bitandukanye mu byanditswe byera mu ndirimbo zera ariko iyo umunani niyijojwe bisoza ubugingo buboneka mu ijambo atabubonye rwose. Twari dufite ingingo itubwira ngo amagambo y'ubugingo buhoraho tubonye ko mu magambo mu byanditswe byera aho niho dukura amagambo aturemamo ibyiringiro aduhishura igitambo cyawe rega n'ubundi Yohana yandika ubutumwa bwiza avuze ngo nuko twanditse ibi kugira ngo abazizera ibyo ndagira ngo risomera abantu Yohana igice cya 20 umurongo wa 31 haranditse ngo hariho n'ibindi byinshi ndahera ku murongo wa 30 hariho n'ibindi byinshi n'ibimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo ariko ibyanditswe byarundikiye kugira ngo twizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana kandi nitwizera yego duherwa ubugingo mu izina rye. Amen. Rero niyo mpamvu ibi byanditswe byera bikwiye kutubera inshuti yacu kuko muri byo nimwe dukura iby'ubugingo kuko twizera ibyo Kristo yahamije binyuze muri byo tukabyizezwa n'ibyanditswe byera rero muri byo niyo mpamvu byibitsemo amagambo atanga ubugingo ntakwiriye kuba icyanditswe giteshwa agaciro umurongo wose ukwiriye kwigwa. Nigeze nsoma mu ntambara ikomeye amagambo yasobanuraga kuri William Mireri ngo buri murongo wose yawigaga agamije kubonamo inama y'agakiza. Mbese niki kibitse mu nama y'agakiza? Nta gakiza kacu kubera ko nimwe dusobanukirwa igitambo cya Kristo kandi tubonye ko ni impano Imana yaduhaye tubona kubwo kwizera ngo amaboko yacu turambura tugashikira impano ni ukwizera. Reka dusabe Imana ngo duhe kwizera. Ubwo mu yandi magambo igihe twiga ibi byanditswe byera tuba tuvugana na Kristo kandi Mwuka Wera aba hari kugira ngo abitwumvishe. Byaba ari ingorane kubijyamo ugiye gushaka ubumenyi cyangwa ibyo kubwira abandi utagambire kubonamo Yesu. Ari ikintu nakunze cyane ibyigisho byakoze ku mpande zombi. Urabyibuka igihe twigaga bya Nikodemu yasanze Yesu agamije kugira ngo amwumvishe uburyo cye naho hari ibyazi ariko ngo Nikodemu ku musozo dusoje icyigisho twasanze ngo Nikodemu yahinduye imyumvire ntiyabaye agishaka ku bumenyi bwo mu byanditswe byera kugira ngo abone ibyo asubiza abo yigisha ngo ahubwo kwari ugushaka agakiza ke ku giti cye. Natwe Imana idufashe kugira ngo ibyanditswe byera ibituzanira agakiza kacu tumenye ko buri murongo wose ubitsemo iby'agakiza kacu kandi tuwizere nk'ibyanditswe byahumetswe n'Imana kugira ngo biduhe ibidukwiriye kugira ngo umuntu w'Imana afite ibikwiriye byose. Reka dusabe Imana kugira ngo aya magambo y'ubugingo abikwe mu mitima yacu
Zaburi 119:9 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Ariko ubwo buntu bw'Imana bundi mu ijambo ryawe bibikwe mu mitima yacu, nibyo mugusabira nanjye nsabira abazatwumva bose mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko waduhaye impano nziza iri mu biganza byacu, n'ibyanditswe byara bihamya ukuri ko mu ijambo ryawe. Mwuka wera waramuduhaye kugira ngo abe muri twe kandi abane natwe, ndetse mu mumaro atumarira ni nawe utuma tubyumva kanabidusobanurira. Ngaho turamusabye kugira ngo agumane natwe kandi ahindure imico yacu kugira ngo tube ibyigisho bitagishwa impaka muri bagenzi bacu. Ubuntu bwawe bukomeze kwerekanirwa muri twe, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.